uhagaze he Rwanda rero magaze ku Mavubi biteye ubwo Amavubi yonyine nkunda Amavubi byatari buriya ikindi kintu uramutse ushatsemo urukundo rwimbitse usanga mfite urukundo ruri hagati ya APR, Rayon Sport na Kiyovu amakipe kwa atatu uvuye ngumva ko wigenje ikipe nkuru z'inyarugenge tugomba kuzisangiza urukundo uyu mutima wa Theben n'usanzwe awereza amakipe menshi hano mu Rwanda kabisa usanga cyane ko n'abakinnyi benshi especially navuga ko bari mu I think abungu wenda nawe tuzanye cyane usibye wenda ba Emily ariko nka ba Iranzi Jean Claude barabashumi banje byatari bari inshuti zanjye ugasanga Iranzi nimba ari muri APR wasanye na APR nyine inyuma byatari bwacya twasanga wenda nka Kimenyi n'inshuti yanjye nakumva nageze muri Rayon ngasanga of course I want to make sure ndashaka ko nawatsinda nkumva ngiye kuri Rayon gutyo byabaga bimeze cyo yes numva ari uko gahunda zimeze hari abajya bavuga bati rero nta nubwo wenda ikiragano cyabo kirimo kirarangira hagati ya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo batari ko byanga bikunda buri muntu wese ku isi ukurikira umupira barafashe uruhande mbere yuko basoza kariyeri zabo wowe wari uhagaze he muri kiragano cya Messi na Cristiano sasa aho ngaho rero ngiye namasobanura gutya kandi ngiye kuba honest ntabwo ndi kubasinga so buriya unemera ko mu byo kwigiraho cyane nakwigira kuri Cristiano but mu mpano iri pure na iha Messi so rero impano iri pure ni ya Messi ariko mu byo umuntu wanyinspire hagati y'ababiri nakuba nawe inspired by Cristiano mu yandi magambo ndamye concludinze nakwisanga nkunda Cristiano ariko nkemera ko Messi ari bien ubwo impamvu ukunda Cristiano nkunda he's the truest cyangwa se the perfect example y'umuntu ushobora kuba adafite impano nyinshi ariko akaba ari at the peak of the game nukuvuga ngo he represents a lot of things when it comes to ni umuntu ushobora kuvuga uti ntabwo mfite imana ingana na Messi for instance ariko nzamaking sure ko ndi top 2 worldwide icyo ntabwo gisanzwe tu muri rusange rero mu gikombe cy'isi cyararangiye wari warfanaga ikipe y'igihugu ihe mu gikombe cy'isi obviously naheraga ku banyafurika bose bagenda badukoshona nahereye ku banyafurika bose bagenda batuvamo nahereye kuri Senegal then njyama kuri Maroc then birangiye ariko nibaza ko towards the end nahise nisanga ndi mu Bafaransa nabo baradukoshona byatari hanyuma tugiye kuri ku gice cya entertainment Summer Country Tour yagenze gute unfortunately nyine yabaye hat-trick tugeze kuri hat-trick byahise bisaba ka balance then bita biba byahise bisaba ka balance then bigenda uko twabigenje but you know it was a good thing I think the experience nziza industry yacu yari ikeneye shout out to the whole team behind it guhera kuri Bruce Gaye 155 yose nibaza ko bakoze bazanye concept ya bien and izana umunezero mu Banyarwanda mu bice byose twagezemo by'igihugu abantu barishimaga biteye ubwo ikusiko nubwo igikombe cy'isi yari kiri kujya mbere wabona ko Summer Country Tour yabyimbye byatari yabyimbye kurusha ikintu cyose kiri mu gihugu and it had a lot to do with how babiteguye how n'abahanzi bari involved experience wakuyemo ni iyi experience nakuyemo ngira ngo ni yuko dufite abakunzi mu gihugu mu bice byose bitandukanye by'igihugu
bari very bari nyine banyabo cyane dufite abafana kandi bake bifuza ko tubegera Sama Country Tour yanyeretse nyine ko mu byukuri abantu babanyotewe umuziki wacu babanyetse kutubona duhari babonaga nyine uburyo ubwitabire bwabaga biteye ubwoba abantu babaga bari very happy ubona nyine abana concert yajyaga kurangira ugasanga nimba uri nko mu modoka utacu usubiye nk'i Kigali utwaye nk'ibirometero hafi nka 20 ko nabona hari abantu bakigenda mu muhanda bari gutaha bavuye ahantu hangana nka 20 km away hari abantu nabazunganira nabo bati nyuma yo gusohora indirimbo inshallah Sama Country Tour arayifunze ngo ubwo naho utaha wenda nuzuza kuri experience